rimwe kabiri gatatu mu minota 5 gusa urabusobanukiwe byinshi ku bijyanye n'iyi ndwara yakomeje guca ibintu mu Rwanda, yakomeje kuvugwaho byinshi ndetse bikaba byaratangajwe ejo, byagiye bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye hano mu gihugu. Hanyuma abantu baravuga bati ibintu ntago bishoboka, bamwe batangira no gutinya kubihererekanya bavuga bati atabari ngewe biturukaho. Iyi rero ni indwara nje kugusobanurira ndetse nkubwire bimwe mu bimenyetso byayo n'ukuntu yandura n'ukuntu ushobora kuyirinda ndetse n'icyo wakora mu gihe wabashije kubona umuntu yirwaye cyangwa se uyikekwaho cyangwa nawe mu gihe wiyumvamo ibimenyetso byayo. Ni indwara ikabije cyane iteye ubwoba, dore ko mu bantu 10 yafashe hashobora kurokoka umuntu umwe, 9 bose bakitaba Imana. Urumva ko ari indwara abanyarwanda dukwiye gufatanya tukahuriza umugozi umwe kugira ngo tubashe guhangana n'iyi ndwara n'iki cyorezo. Ni icyorezo giteye ubwoba cyane, abantu bakwiye kumenya ndetse bagasobanukirwa n'uburyo bwo kukirinda. Bimeze gute rero? Ukuntu bimeze, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima biciye muri Minisiteri y'Ubuzima birumvikana, iki cyitwa RBC, basohoye itangazo rivuga riti hashyizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Virusi ya Marburg ni indwara itera umuriro mwinshi, ni virusi itera indwara umuriro mwinshi mu mubiri w'umuntu, hanyuma akaba yabasha kumererwa nabi no kuba yahatakariza ubuzima. Ndaza gutangira ngusobanurira icyitwa ibimenyetso by'indwara, hanyuma tuze kugenda turebera hamwe uko yandura, hanyuma tuze kugenda turebera hamwe nanone abantu yaba yarahitanye, ese byaturutse kuki, byagenze gute, hanyuma tuze gusoreza ku bufasha wahabwa mu gihe wabonye umuntu yirwaye cyangwa se icyo wakora kugira ngo ubashe kuyirinda. Twihuse rero, umuntu wafashwe n'iyi ndwara iterwa n'umuriro na virusi ya Marburg, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere agaragaraho, ikimenyetso cya mbere gikabije cyane ni ukumva, ibimenyetso nabivugira rimwe muri rusange kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Ni ukumva umutwe wamenaguritse, warwaye umutwe ukabije cyane udasanzwe, hanyuma ukumva ufite isesemi, kuruka nanone bijyana no gucibwamo, guhitwa cyangwa diare ikabije cyane, hanyuma hakaza nanone kumva imitsi ibabara, imitsi yo ku mubiri wawe. Hanyuma ikindi kintu, ugira umuriro ukabije udasanzwe, kuko buba ari ubushyuhe bwinshi cyane wumva bwirukanka mu mubiri. Hanyuma hakazamo kuva amaraso mu mazuru, urumva ko kubera ubushyuhe wenda imitsi yo mu bwonko n'iki binanirwa gukora neza, hanyuma ukaba wava amaraso mu mazuru. Hanyuma ikindi kimenyetso nanone, birumvikana ucika intege cyane, wamara gucika intege nta kindi rero, ubwo hazamo kugira gute, hazamo kuruka no guhitwa no gucika intege no kuribwa umutwe, hanyuma hakazamo kuva amaraso mu mazuru. Urumva byose ni ibimenyetso by'uruhurirane biza bikaguhuriraho mu gihe wafashwe n'iyi virusi ya Marburg, n'indwara iterwa na virusi ya Marburg. Ni indwara y'umuriro ikabije cyane. Hanyuma ikintu wakora kugira ngo uyirinde nicyo ngiye kugarukaho nyuma, aho nza gusoreza ku butabazi ushobora gukora kugira ngo mu gihe waba wabonye umuntu uyirwaye cyangwa se yafashe cyangwa nawe wayumvisemo ibimenyetso, icyo wakora kugira ngo uhabwe ubutabazi. Yes, twihuse cyane, reka turebere hamwe icyo wakora kugira ngo uyirinde. Ariko nanone gatoya narajya kuri icyo, reka mubwire ko ari indwara itandurira, ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka nk'uko COVID-19 byagendaga
iyo waga wahumeka ukaba wayandura. Niyo mpamvu twambaraga udupfukamunwa biraho gutyo. Hanyuma iyo nkuko bigaragara mu itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima, ntabwo yandurira mu mwuka. Hanyuma ikindi kintu, uburyo bwo kuyirinda nkuko nanone bigaragara muri iri tangazo, ni ugukaza ingamba ku isuku ahariho hose. Ubwo ni ugukaraba mu ntoki ndetse no kwirinda kugenda wikora ahariho hose, ukora ahariho hose ubonye, kuko akanya kariko kose wakora kuri virusi ukaba wayandura. Hanyuma RBC iravuga ko mu gihe wabashije kubona umuntu yirwaye cyangwa se wumvise ibimenyetso muri wowe, nta kindi wakora ni ukwihutira guhamagara kuri telefone yatanzwe mu itangazo ryayo, ariyo 114 ugahabwa ubufasha bwihuse cyane kugira ngo ubashe gukurikiranwa ndetse ube watabarwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, ikigaragara nuko iyi ndwara iri mu Rwanda honyine, kugeza uyu munsi nonaha mu Rwanda niho honyine iyi ndwara irimo kugaragara. Igikwiye gukorwa rero nta kindi ni ubufatanye mu nzego zose, kuko byagiye bigaragara ko iyi ndwara yagaragaye mu Rwanda ifata abaganga bamwe bo mu bigo bitandukanye by'ubuvuzi, hanyuma baza no kwitaba Imana nkuko byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga ejo hashize. Uyu munsi rero akaba nta kindi cyakorwa ari ukwihanganisha imiryango y'ababuze abayo ndetse no gukomeza ingamba nkuko RBC ibitangaza. RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Uko tuzagenda rero tubona amakuru tuzajya tuyabasangiza, hanyuma namwe mubashe kumenya uko icyo mukuriye gukora kugira ngo dukomeze gufatanya ndetse no guhuriza ku mugozi umwe kugira ngo tubashe kwirinda iyi ndwara nkuko twagiye duca no mu bindi byorezo byagiye byaduka mu minsi yashize. Ndagushimiye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, kora subscribe, hanyuma ukore like, uduhe n'igitekerezo kugira ngo tubone imbaraga zo gukomeza gushaka amakuru no kuyagusangiza. Nitwa Mr. Tu, iyi ni Firstborn TV show na Hamukanya. Imana ikomeze ibagirire neza kandi ibatize gukomeza kwirinda no kunesha iki cyorezo. Nyaboneka.